Nijibajije. Hano bisanzwe nitwa Fire. Bigo. Oya, Fire sinyizi muri volera. N'ubundi. Gasanzwe ari gato. Niki. Urashaka gukwepa. Arashaka gukwepa job. Arashaka gukwepa. Ahantu bitwa ba Kiki, baba ari ba Kibwa. Ni Kibwa. Zakayo aka Zashe. Umugabo witwa Zashe uramuzi? Waninki. Hari ikintu umuzi wo mugabo? Nta kintu umuzi wo nta n'uwundi. Nta n'uzi ko yuriye igiti kugira ngo abone uko areba Yesu. Bitewe n'ubugufi bwe. Bambwiye ko ukunda cyane ekipe ya APR. Muri iyi minsi bazanyemo umukinnyi mushyashya witwa Darikonovic. Akina ku wuhe mwanya? Oya, Darikonovic ni umutoza nta ari umukinnyi. Ugiye kogeza match yahuje ayahe makipe? Ndabogeza match ya APR yahuye na Rayon. Okay, twagiye. Tumanuka mu kibuga match ya APR na Rayon tujye bari mu mupira cyangwa pass niyo mu Claude cyangwa pass kwa Kaverinzira cyangwa pass kwa Suwane cyangwa pass kwa Yusuf Dauda cyangwa pass kwa Chiwanuka cyangwa pass kwa Dauda cyangwa pass kwa Laminiba aragucenga ageze imbere zamu pasa batuzindani. Ariko ni kila yabuze izina yitwa umwana w'umuhanda. Umwana wari izina gira gutse bifata nk'indamutso, izina rye rirazwi mu bigo ngororamubiri. Ni kirasita nawe razwi mu gasima. Murashaka gutoneka imbavu hakiri kare? yego Murwanye dukomashe. Noneho yumva si ibirya. Yari ubugari mu umugore ati subaye iki aterega mvuye hanze nk'inkojeje umurizo mu kanwa. Ubwo nta kabuzuriye amase. Atubwe nta kabuzuriye amase. Ubwo ko ari umurizo iyo yiza kumukozamo nk'ikinono. Uri umunyarwanda kaze guma cyane. Njyewe rero ngira impano nyinshi. Ngira niyo kwiruka. Kabaye. Ubwo ni izina yiswe n'ababyeyi. Bamwise Munyo. Munyo. Noneho bafata igihe cyo kujya kumuhatirisha baramubwira nese ko muri gutuma nseka kandi ntabwo nshaka ko bisetse mwebwe. Noneho igihe cyarageze bajya kumuhatirisha, bagezeyo bamwita Jean Baptiste. Ubwo amazina ye ni Munyo Jean Baptiste. Barataha bageze mu rugo mu kirori barishimye, bazanye inzoga baranyoye, barabahaye ibiryo. Ubundi nyir'urugo afata ijambo ati bashyitsi bahire basangwa mwicare mugwe neza mu rubanza rw'umwana wanjye Munyo. Ibi biryo byatekewe Munyo. Inzoga nazo zengewe Munyo. Munywe munezerwe mu byo mwishime. Nagira ngo mpamagare madamu wanjye ahari azabereke Munyo. Cyo kwa muganga rero kugifite ubwo. Twihanganye nakiriye ngora ntabwo tuyireba mu umusaza wanje Maria Simba umusore mayisetera bamba Maria unatangiye batabyumva nkazamuka batabishaka nababwiye ko nzaba uwo nduyu bamwe bafata nkaho ndi kurota ndakurura bakurura rabapiyora Jacob my god kabakamani ndatunze rwose mfite byinshi ndajya nkasigaza yewe nkanabimena ariko icyakubwira uburyo nzarigeze ku muce
Jao Jado Artist Official ku isonga. ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jao TV show, njye basuhuza ni Jado Artist, nkaba ndi kumwe hano n'abakunzi banyu mumenyeranye kuri izi mikoro za Jao, ariko tugiye kwakira umushyitsi ahangaha. Njye ndi Jao nk'ibisanzwe, ntabwo nabavuga ngo mbivemo, ivuge ni KDB nk'ibisanzwe. KDB aho mwana iryo zino uzi ko rivuga rikankanga, njyewe mba nzi ko uri umuhanzi. Hadi nawe nabidanje. Ubwo uraje wigaragaza. naryibagiwe izina mwa Kibamba Magagara ahangaha bamwita ikosa rwa itwaraguye oya kandebemo nyine Micro Center. murumva rero ko hari umwicanyi wo mu mujyi, ni mu mujyi igisantere ni city ni kimwe, igisantere ni city igisantere ni city ngo ni igisantere cyarashaje. reka twigire ku mukobwa mwiza cyane hano. Pasi. Akuze nuko mwivuga. Ese mvuga ngo ndi rusakara makuza. Aba rero maze kubereka bose murabamenyereye. Ahangaha dufite umushyitsi, wowe wivuga gute? Ngibaje. Niwe twagize mu bibazo. Aba ngaba ubona basanzwe ari abo muri uru rugo. Hano basanzwe nitwa Firi. Firi. Firigo. Oya, navuze Firi. Fire sinyizi muri volera. Navuze Firi. Buretse ko Ubwo ni filime ni? Firigo buretse ko nyine ahubwo agakondo. Ubusanzwe ni Filibert. Ako ni Firi. Okay, nkuko Jacqueline ari Jackie, Florence akaba Fufu. Naho ngaho n'ahandi yego. Pasi. Hanyuma Justin we ni kagufi n'ubundi. Gasanzwe Niki. Urashaka gukwepa. Arashaka gukwepa job. Arashaka gukwepa. Ahantu bitwa ba Kiki baba ari ba Kibwa. Aho kubakabwa n'abakibwa. Ariko byose ni ubu none se. Neza ko imbwa nini kubitwa. Jote bakunzi ba Jao rero abo dusanganwe kuri iyi YouTube channel, ndabashimiye cyane. Muri abafatanyabikorwa, muri inshuti z'akadasohoka. Abageze kuri uyu muyoboro rero ari bashyashya, ndabasaba gukora subscribe, bagakora like, bagakanda kuri share, bagatera na comment. Aha rero ndagira ngo buri wese agiye kutwereka icyo ashoboye mu ntege nke zaba nyinshi zaba nkeya. Ahangaha turi muri entertainment, turaje tubyine, turaje turirimbe, turaje twivuge, turaje tukina amakinamico ku babishoboye, mbese buri wese na talent ye. Usibye njyewe ninjye utari bubereke yanjye. Oya, ariko uzi ko wasanga barayibye. Niko nazagitwara narayibye. Aho uri umuntu uri kira, Niba ndamutse njye gutwe telefone yawe, icyubahiro kiba nakijyana. Gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umuruho. Zakayo aka Zashe, umugabo witwa Zashe uramuzi? Waninje. Ntabwo ari wowe. Wewe waryiswe nyuma, ariko hari Zashe tuzi original imyaka yashize myinshi. Hari Zashe Mukuru wa Kenisoro. hari ikintu muzi uwo mugabo? Nta kintu muzi nta n'uwundi. Nta n'uvuze ko yuriye igiti kugira ngo abone uko areba Yesu. Bitewe n'ubugufi bwe. Numwe mu bambere barebare uturutse ku itaka. Umuturanyi w'ubutaka. Ni inshuti nabwo. Zakayo icyambere kiragutsinze, ariko ubushize duherukana umbwira ko ukunda cyane ibintu bya music, ariko akarusho ibintu by'umupira w'amaguru, football. Atwogereze match.
byongeye warambwiye ngo muri APR ngo APR ngo niyo ufana ngo n'abakinnyi bose numva safi ya bose ubazi abakinnyi babiri mu ikipe yatabwa abakinnyi babiri bonyine nusanga bamenye yerekeranye ikipe yose yarayipanze guhera mu izamu kugera kuri atake rwose arabazi yaje kuma umwanya njye gutora kuri Brazil umuntu akagatega n'abajya gutora agani kuremba iwanyu cyane muri stade cyane kuremba iwanyu muki aho nyine bapangiye twagiye Zakayo uyu munsi rero naje ndi bukubaza ikintu kimwe cyerekeranye na APR. Are you ready? Sava. Okay. Wambwiye ko ukunda cyane ekipe ya APR. Muri iyi minsi bazanye nk'umukinnyi mushyashya witwa Darikonovic akina ku uyu mwanya. Oya, Darikonovic ni umutoza nta ari umukinnyi. Ubwo akina kuri wa mwanya nyine hanze y'ikibuga. Ubwo ni umwanya uri special. Okay. Akanya ni uduki noneho uduhishiye. Muri aka kabi tuntu mbahishe nuko nta muziki uba hari ariko nabakubitira inuzi amapiyano. Cyangwa reka mbogereze match ho gato. Okay. Ugiye kogeza match yahuje ayahe makipe? Ndabogereza match ya APR yahuye na Rayon. Okay. Uko murahaza sha. Mwizamu y'ikipe ya APR harimo Pavel Nzira, umutima defense harimo Nijana Clement na Arioni Soane, kuri kabiri Kajeje, kuri gatatu niyo Mugabo Claude, gatandatu Yusuf Dauda, noneho ku munani Ruboneka Jean Bosco, ku 10 Ramini Bar, kuri karindwi hari kunyuraho umusore bita kwitonda Arebaka. Wa musore wawe wemera cyane. 11 ndi kubona hari kunyuraho barafinda. Kuri nimero 9 ndabona hari umusore bita Mamadusi. Uruhande rwa Rayon Sport. Ku ruhande rwa Rayon ndabona mwizamu no mutoza yakoze impinduka. Mwizamu nabonye yashizemo banza tubwire n'umutoza utoza Rayon Sport. Ni Robertin. Mwizamu ndabona yashizemo Kadimu Ndiayo. Umutima wa defense harimo uriya tipe wambaye nimero 5 nuko nari kumureba neza arabamwita Yusuf Diaye umunyasenegale ari kumwe na mwene wabo bita nawe ndi kumwibuka neza ariko kuri kabiri niyo Mugabo ni Umburenga Fitina, kuri gatatu Bugingo Hakimu, kuri gatandatu bamwita uriya musore ninde ari kureba ndabona kino kivuga kubera izuba nawe ndi kumureba neza uriya mukinyi Roger. Noneho ku munani ndabona aho gura mutoya sinzi binakoze ndabona ku munani ubundi sefa cyane gatandatu ndabona ariko yamushyize ku munani. Noneho ku 10 ndabona yashyizeho Muhire Keve atake, ndabona Foro Nganye ndanuze Ramtipe Bagayogo ndanuze Ramtipe rino zuba naryo ryatwikira ubutaha ariko ujye ubabwira bagura urutonde rw'abakinnyi kugira ngo bitazajya bikugora. Urundi ruhande akanyuraho noze Indira Ramtipe wambaye nimero 7 Indira ndabona Eseno aha Zimba matege zaturitse. ngo reka tumanuke mu kibuga ndabona habura iminota 3 kuyo match itangire. Tumanuka mu kibuga match ya APR na Rayon tujye ku kibuga arahera ko tugankana. Twagiye kureba match uri kumva twaje kureba match namuzamu twagiye kureba match baje umupira acomeka pasi niyo Mugabo Claude, chomeka pasi kwa Pavel Nzira, chomeka pasi kwa Suane, chomeka pasi kwa Yusuf Dauda, chomeka pasi kwa Chiwanuka, chomeka pasi kwa Dauda, chomeka pasi kwa Ramini Ba, arakuchenga, ageze imbere zamu, pasa wadusindani. Aramanutse tubibazo ko numvise se ekipe ya APR FC ko numvise iri kwikinisha nari kuyambura n'umupira na rimwe bisanzwe irarenze bakipere irarenze bateka kona bajya ni kona bateretse
uba n'ikipe nta mpamvu yo kwisesereza uba ugomba kuyivuga ibigwi paka igize gutsindiye kuko ntiyatsindwa uko bizagenda kose umukinnyi wese agomba gucenga iranayobora uriya mwanya wa mbere igiyeho ejo ubu nibyo wavuga ngo se yabiyoboye tuvuge ko nta n'umukinnyi nibura nabo basohoka gusa reka tubireke bagiye gukina Respect mu kibuga ubwo yagize ubwoba okay Zakayo urakoze cyane ku mupira utugejejeho reka twimukire ku musore Kira Center nawe ugiye kuduha akapera ku bintu wiyumvamo kurusha ibindi ibintu ntari buguhitiremo yego si ikibazo njye ni byinshi ntabwo nzi ibirutano ahubwo ibije mbere nibyo ndasa twamanutse tujye he tumanuke mu kibuga nyine twumvishe ntabwo turaba turi mu kirere ikibuga ni cya Zakayo n'uburyo uzi gitambika ikibuga niba ikibuga cye cyazamukaga gusa utajyana amanuka undi cyazamutse atumeka pase arazamutse Jado pass kwa Eric arakase atomeka pass aracometse ubwo yacometse urugingo aracometse iyo numvise kiravuze ngo ararapa numvamo igikoni wambaye nk'aho avutuye umuntu bizanye kuti ubundi wakiringuza ibice muzinzi hari igikirori abari ubuntu bw'urupfundo ni nk'icyo ariko se ni Kira yabuze izina yitwa umwana w'umuhanda soko nk'inzozi nk'iby'umwana wariye umwana izina ryire gutse bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco Kira Center nawe arazwi mu Gasima twagiye ubwo nabarobesha reka agenda wenyine yeza amahirwe pasi w'i Kigali ndakumva twagiye rero mu mpano nyinshi ziba hano kuri iyi si kuri uyu mubumbe tubaho ni iki wiyumvamo cyane ugiye kwereka 300 bidukurikiye hano kuri uru rubuga nkoranyambaga rwacu rwa Jyawo TV show rero nzi ibintu byinshi nzi byinshi pe nasetsa ariko by'umwihariko nkunda kubyina danse traditionnelle nk'umunyarwandakazi urebye nibyo nisangamo numva nkunda cyane nk'umunyarwandakazi danse traditionnelle nkanjye nk'umusaza ubwo nawe ndi kumva ibyo ari byo niba ari isosi itogosheje imbyino gakondo aryoha gakondo atura hera gakondo tipo kora gutuntu tuturida twashaje sinzi bajya mu byinamo uriya muntu wamutwara gutya karijeya uyu rero ndabona ari bugufashe kuri ako kantu ko gusetsa dukubitiraho akantu kamwe ubundi tumanuke tubyina murashaka gutoneka imbavu hakiri kare urwanya dufashe ubundi ari ukuntu umuntu agusetsa ubundi gusetsa ubundi tumenyere ko ari urwenya urwenya ubundi nirwo rukirigita abantu bagaseka umugabo rero yari afite umugore ariko uwo mugabo akaba yarazwiho akantu k'akagezo ariko umugore wari uyizi wari yaranabihishe kuko bamara kurya ku mugoroba bajya kuryama umugabo akabyuka akaza kwiba ibiryo byasigaye mu nkono mu gitondo umugore yabyuka agasanga nta birimo yaba asetse kandi wowe tubana hano mwebwe mutangiye guseka urwenya rukiri rubisi kandi wowe tubana hano ibi biryo ubundi ubwo ni imbeba umugore ati buriya rero imbeba ziri hano nazo zaranzengereje aratuza bwa kabiri biba gutyo none ubwa gatatu aragenda agiye kubaza abandi bagore ariko se ngiye mu rugo ndateka namara kurya ku mugoroba ibyarayemo simbisangamo bati reka tukurangire umuti we ntuzafata akamashu ko niko gafata imbeba wowe uzagenda uteke murye nimara guteka ufate ya safuriya ufate ya safuriya uyishyiremo amase hanyuma mujye kuryama imbeba kuko niyaza uzabyumva izafatwa uko byagenda kose icabasi muri ya mase ubwo rero umugore yaragiye ayashyiramo baragenda bararyama umugabo uko yabimenye arabyuka aragenda noneho yumva si ibiryo yari ubugari umugore ati subaye aterega mvuye hanze nk'inkojeje umurizo mu kanwa reka ati nk'ukojeje umurizo mu kanwa ati ubwo nta kabuza uriye amase
atubwira akawuzuriye amata yaje kuza mu by'ukuri yaje kugira gute yaje gufatwa ase ubwo ahubwo ndibaza niba ari amase imbavu zanjye we ubwo ari umurizo n'ikino yewe wabagani ubwo ko ari umurizo yawushoyemo iyo yiza kumukozamo nk'ikinono umugore nawe azi ubwenge we niyo yashatse kugaragaza ko amase ari we yashyize bavuze ko nta kabuza uriye amase umurizo w'inkugo nyine ubaha amase iyo baza kuba nta nka bafite amahirwe yagize yo baza kuba nta iyo baza kuba nta nka bafite se bisobanure ko inka imukubise umurizo ivuye ubwo rero yagendeye ku yagendeye ku ariko yaba ihari yaba idahari ntibyabujijwe ko imbeba yafashe niko ye umurizo imbavu se ariko wibuka neza ko nta pièce de rechange z'umubiri zibaho rero kuri kumpa urwawe ubutanza guha urwaye ako kantu barabyaye aha twagiye rero kuri Justin nk'umunyarwandakazi cyangwa wasanga uri n'umurundikazi cyangwa sobanure neza wamenya ari ibiki mu gifaransa ni Justine mu kinyarwanda ni Yusitina ninde yapfuye iyo tuvuze Justin ni mu cyongereza urize mbese ni umugore wa Yusitina ni umugore wa Yusito hafi aho kuko umugabo ni Yusitini umugore akaba Yusitina twagiye uri umunyarwandakazi uri umurundikazi uri umunyarwandakazi guma cyane aha mu mpano zibaho zitandukanye ntabwo ari zibaho tangiye kundeba nabi zitandukanye impano umuntu afite nyinshi ni izihe ziza imbere cyane uvuga uti izi ngizi untunguye niyo naba nkangutse wahita umbonaho iki kintu njyewe rero ngira impano nyinshi ngira niyo kwiruka cyane uri muzima cyangwa urwaye amarushanwa yo kwiruka ariko noneho aho ntabwo wabona uko bitwereka ariko noneho ntunguye ndyamye mfungire ngira ibiki njyewe nkunda gukina ikinamico yewe ubundi nimwe banjye ujya gukina ikinamico hari harimo umugabo ariko bazamo no kuzana ibiryo niyo batubwiraga nibura wenda gukina ikinamico njyewe uko mbikunda ushobora gukina ndi umugore cyangwa se nkakina ndi n'umugabo umugabo uraje wambaye igitenge iyo ndakina ndi umugabo mba nikwije bijyanye na role uri gukina none ariko ubwo nakina théâtre cyangwa se filimi ndi umugore aba ndi umugore ngira agashinga ihembe yego ufite umugabo uri gushinga ihembe ntuzangire umugabo tukajya tuvuga tuti shakira baragihaye ariko icyo mbona ntabwo yabishobora kunama gutya ntabwo n'ishyano yamushinga ihembe akamutuma ikirindi nagihagarikire bahera nk'uko uzi ko nta gutwi kw'ingurube kureba hejuru sha n'igihwagari kuva ingurube hari izikira yareba hejuru gutya inshinga amatwi umugore ushinga ihembe bamwita inshinzi cyangwa nyina agashinga ihembe nibyo umugore rwose umugabo w'ishyano bakamwita ngo umugabo w'ishyano nta mugabo w'ishyano ubaho yitwa ishyano umugore yitwa nyina agashinga ishyano ese wavuga ishyano ry'umugabo ko numva wavuga ishyano ry'umugore byumvikanye nk'uyu nguyu umugabo we ubwo ni muka gashinga ihembe kubera ko ni ishyano ubwo nawe uri gashinga ihembe umugabo wawe ubwo umugabo yaba ari gashinga ihembe ngo umugabo w'ishyano ubwo ishyano yaba ari umugabo ishyano ryaba ari umugore umugabo w'ishyano oya akambabwira ubundi ishyano rifite izina ribanziriza umugabo w'ishyano cyangwa umugore w'ishyano bose ishyano aba ari umubano
umwe iryo zina bose bararishya baba barisangiye kimwe muri mwe mutanderanje Justin ubu ngubu uri tayari kudukinira agace gato katakugora uri umuntu w'umugabo wisararanze mu rugo usanze hari bitameze neza ushobora kuntiza iyo ngofero kuri nabwo akira n'ipantaro nushaka kuvuga tugure ubwo murahaza sha ntabwo bishobotse yuko muri aka kanya agiye kugaragaza ako gace gatoya ntabwo agiye gukina ariko noneho ndabereka akantu gatoya yego inshuti bakunzi bajyaho rero ahangaha ibintu birashyushye abantu bari kugaragaza impano twagiye yemwe mwiriwe niko madamu ko mbona utanyikiriza uyu munsi aho ngaho watetse wiriwe mugabo wanjye uraho neza mukobwa w'amabukwe ukagira imana aha none se wa mukobwa yari natumye pfiriya yaba yaje uragira ngo ntiyatunaniye yagiye aherayo ahubwo wowe nk'umugabo ugira icyo ukora ko narinzi ko se nari namutumye kwa Kanani nganzanire kagakuza yewe ngaho rero ihute gira bukete ugenda unzanire kagakuza reka mwana w'amabukwe nawe nagira naho abana b'ubu ngubu ntibacyumvaho nunyumvira uwo mukobwa ariko uwo mukobwa ubu nzamugirane niko ye genda ukanzanire ubundi hasigaye ntaje nkubwire hari akabanga nkubikiye mugore mwiza yego ndaje ubona kuza kumutigita ku mpande hose niko madamu ko mbona bari kukubwira ko umwana wawe yananiranye yabaye ikigoryi ukisekera urumva ntacyo bitwaye reka buri ikibazo si uguseka amenyo yanjye ahora hanze bisanzwe ese ni ikibazo cy'inzu ntoya ni ikibazo cy'ibirimo byinshi kugira ngo amenyo yawe hanze atajya ajya mu ari byinshi okay Justin murakoze cyane urabizi mwana wa erega amenyo yanjye ntajya yihisha ahora hanze bigiye kuryoha uburyo biza buriya rero kaba ari akantu gatoya ko kugira ngo mugire amatsiko umwana ntabwo yananiranye ahubwo mu mwanya muto nari ngiye guhita mubwira ko umwana nari namutumye ko yansabye uruhushya kuko agiye kuganira n'umuntu tuziranye ariryo bangana nari nje akazana kagakuzo ubundi tukakamubwira rero umwana agacuma he agacuma ninywereho urupfu ni rurya ruswa ibi nibyo bizankorera umuti rero gato aha umusore mwiza Philibert aka Firi nangiye kuvuga ngo Fibi ugiye kugira urubuga noneho Firosi yaba ari Filomene cyangwa ni Firi ashobora kuba Philibert ashobora kuba Filipo tukajya kuri Filipo nambaye icyo bikaba iki ibintu nanone nambaye igikoresho Firi ubundi umugabo n'uhagarara ku izina rye ntibarihindagura uko bashaka ni Firi ariko uretse gato ari udufiri kera ugiye kurihindura nawe udufiri yaryo twakoraga iki ubivuge na hashi amatwi nayapfutse udufiri oya udufire ni twatwara mu mutwe oya hari na firi bashyiraho bakinaho volcano iyo ni fire ahubwo hari akantu bapimiragamo urwagwa akagacupa gatoya bakakitaho n'agafiri icupa nuko mvuze ngo n'urwagwa ariko bapimiragamo kanyanga oya hari n'akandi bitaga agafiri cyangwa ahubwo ubwo biterwa n'ahantu nizere bari mwako kuko nahita mbika icupa okay firi wacu yego wowe impano ugiye ushobora wabyina wakwivuga waririmba hari ibintu uvuze numva ntabwo nakisanga nshaka kubifondafonda yego bano kanseka ariko ukize wumva ko baguseka bashobora guseka abantu barimo baraguseka kumbe bishimiye ibyo uri gukora bavuga bati nawe nawe ariko nyine ubusanzwe
ariko hakiri ugiye kuvuga nenge kukubaza Yego. niba wumva udashaka gukora ibintu bituma abantu baseka ushaka ibyo abantu yegiriza abantu ariko wibuke neza ko hari umuntu wishima yangiza akanarira icyo gihe rero umarira Umuntu umuntu iyo yishimye birenze hari umuntu wishima akanga guseka muri kunyaba kanifurangira okay naribakirwa usanzwe akanshaka gushobora mu mpano njye mfite ni nyinshi ariko nabasha kuririmba wabasha kuririmba indirimbo ufite imirongo yawe cyangwa wikomporeje cyangwa usubiramo iz'abandi okay nasubiramo iz'abandi nabishobora bagiye batandukanye bo mu Rwanda no hanze no mu Rwanda okay urumva najya kure nkunda abahanzi bacu cyane kamanutse kare cyane umuhanzi kwensira cyane ninde hagati aho ngaho umuhanzi nemera cyane Afrique ya Rwanda mwemera cyane n'umuhanzi bangoma cyane nemera uri gutinda uririmba none ndaririmba indirimbo ya Ndera wanyibukije Indera habaye uririmba kinana Chris ikirizo izi no yego Chris izi ariko rero ndabona atari impano yo kuririmba gusa ahubwo uri n'umunyarwenya okay ubundi nimwe banje uretse nibagiwe nka Chris izi yari The Ben akuri The Ben ngo kumwitiranya na Meddy akuri The Ben The Ben ibikire ku idebe idebe cyangwa se deni na njye bakushavuga ngo wamwana uri idebe ariko ndibutse ni The Ben ni The Ben akurumva idebe naryo riragufashije haga The Ben ufite umudamu witwa Pamela niba ari Pamela njye ubwanjye kuba Paveri inzira y'ibapa nibutse ko ari umukinnyi w'ungu okay ni Pamela umudamu wa The Ben noneho umwana babyaye bamwise ndedi bamwise umwana bari baramwise Paris baragihindura sinzi nashyamba yitwa Paris wanyibukije tica Paris ni ikipe ni ikipe ntabwo ari Kigalira oya nako ntabwo ari umurwa mukuru w'u Rwanda Paris umurwa mukuru w'u Rwanda singa wita se bawita Rwanda bawita mu Ruhengeri oya aho wabuzeye ntabwo ngira ngo babita icyangogo oya nandi ko muri Rwamagana rero nubwo ntiza ariko muri kumbesha reka twikomereze uvuga ngo The Ben ndimwe nkora cyane niraya forever cyane andi mbonda yemera cyane ndayikunda cyane forever ryo ko nk'abasaza bumvise forever antiyavuga n'abakavuga forifu ife mukiba cyangwa byashoboka yakumva forever ni ibiki forever harimo Eva so badamu se forever ndi kumwe na teacher mbwira rega n'ubu ni teacher ndi kubaza ngo nansubize umwana nagabizi umwana azongo umukuru inana aratambwira yego forever ni station karya mukunda guteka sha yego urumva umusaza tumba teka mu nda kirashaka cyo mu nkono okay reka nigezeho akanje harimo ni musiga mu Rwanda n'imizigo yanjye yego murando goya ajye buriya ko nta muziki ihari ngo mbashe ngiye gukubera beat cyangwa se intuze byandi bya sembari naba sembari ndate mu mutwe uraba beat uraba piano uraba gitari urabiki urashaka mbiki hari niki nabonye hari umuhanda wakabaye umuhanda ngaba ari wongeye ntabwo umuhanda ariko naho waba ugiye wanjye ni minota ingana zakara atari imodoka mwiya mu muhanda reka kuba muri yagera kuri yego ako wakwibereye imbwa we cyangwa inanga cyangwa umuduri ureba utubaraga mfite nta mukira ngo ndetse yashakaga ibimufasha kuba yaririmba kandi tuzi ibikoresho njye nkunda kwivugira ibikoresho bya gakondo okay ubwo rero fili arihagije okay njyewe ndarimba nta music ihari ariko njye ndarimba bwanjye urumva nyuma nca kujya yego hanyuma bakamfasha njyewe akajya muzika nyine yego aho uje gupfa barakuzura nayo yego danseko okay ibitego byatangiye iyo mfite amababa naguruka ngana mu bihe nakumenyera hazaza oh nana
je toujours ndagukunda and stay by your side ndabirahiriye iyo duhuje imboni mita ndemba bikanyibutsa Imana nkiruka nyiragusenga uyu mutima ugufitiye umwenda baby nagupenda ni byinshi bakubwira ariko ntujye ubyemera you such an angel from above yeah baby reka tugende mu kiganza tujye far away naho ngaho guma nuko tugenda ngo reka tugende far away tujye kure icyo twasanze tujye kure wowe yararenze kode kirashaka cyo kumva uko umutima utera hagati aho gabo naza kugira wenda ngaciyemo hagati ariko ndabahishiye harimo y'amisigo n'umuzabakurirayo aha hantu hazaye ngo ahantu hazashya hazaba n'umuriro uzatwika shaka mbona mwawuzanye umuriro nazanye nta byatsi nazanye ahantu ntihahiye hano hari impano nyinshi yaba impano y'umumoni nagira gute wow yola Imana aramemukiye ntiwe baza gushyiraho na misi gasetsi baho niba bwagende mu bakobwa ndi umuhungu none abantu reba tayi nakuri tayi mama ka ye cha no nuko nta muzika wangu mba mansuri ubu nkatanza gutya ari kugira gutya nkabona n'urubaho ahubwo ihitira koze nibuka vugana tese hano neze kira ariko nabonye izina ko nganda tururu yagiye umuntu abyina buri wese akimiza aho kuba mu kiruhuko nabi cyukose nawe ndajya kuri vuga kujya nshuti bakunzi bajyaho rero ejo hazaza turimo turabategurira ibintu byinshi kandi byiza nabazaniye abahungu banjye n'abakobwa hano kugira ngo babereke impano bafite ubundi twazaga hano twikorera ibiganiro bisanzwe ariko ubu ngubu noneho tugiye kuzabahinduriramo gato tujye tubaha no kuma short movies asekeje ariko kandi agamije no kwigisha atari ugusetsa gusa ahubwo ari kugira ngo tubigishe ubwo wowe utarakanda subscribe uracyari mu biki koko reba neza ko wakanze subscribe ukore like usharinge ku nshuti zawe ujye no muri comment utubwire uti ibi bintu ni byiza cyangwa se ni bibi mbo ushobora gushima ushobora no kunenga ariko wanenga ukanatubwira uti muhinduye ibi ngibi mukashyiramo ibi nibwo nabakunda turi hano ku bwanyu ntabwo turi hano ku bwacu yes aka kantu iki kiganiro wagisoreza hano ko n'ubundi kijyayo buri kwa turaje buri twavuye dufite impano nyinshi ariko nta muntu wangeje impano nta muntu warengeje impano impano tena cyakuna deni gimusana natagona ubu twagiye tumenye tutoragwe zishaje ese mbo nabuze mu mashashi tubaze mu mashashi kibazo ahubwo mutsinyenga ko umusazi w'ibintu ntaga gitoragwa amashashi basi gatoragwa ibyuma bya gasese tunko tubona cyo nagara umusazi we banza wumve amashashi taracyabaho amashashi baraciye ariko gasese mana abo tujyana muri boutique nkwereka amashashi arimo oya mama cya nta kibaho oya mama mama wawe mama wawe afite ubwanwa ariko ubundi ni ariko nta muntu ko umuntu urwaye mu mutwe atoragura amashashi gusa nta kindi kintu yabona hasi wanahebe waheba pe waheba ingomba jira kibaye ikigo kinone iwanyu bari yahuye reka nawe wacu yahuye jado turirimbire nigeze kumva aririmba na turimba niba igitero kimwe ku ndirimbo wenda waba uhise utekereza ngira icyo nkubwira oya witonze orohamo mbabaro ndirimbire nkureba cyangwa ndeba aho nshaka okay reba hariya barebe no hano ku ngota akayira kajya ku rwina nikaza kwibangane genda rwagwa waratsinze sinzaguhemukira ngabo rekeye nta kintu mwumvishe uyu muntu ameze nk'umuntu wiyahuye kandi araciye wumvise ijwi
akayira akayira ukora iki nakaranga twumvise magira njyewe ukora iri kose komba n'ibiziriko hari ikintu kirayirengagiza muri make ndi by'abandi nirengagije ibyaje igikona ngo cyarifashe gise ku musururu kandi cyose ari ibikunda ari ikindi kintu kandi byose nta cyabasha kujyamo amazi ngo agume kandi byose biva mu masaka n'amasaka igikoma cyasetse umusururu byose bikorwa mu ibyo masaka twavugaga urugero n'ikimuga twimutse ikimuga n'indi nibura ku rugero iki ni ikimuga ngende urugero mwembi muri babiri mwishakemo ikimuga navuze ko ikimuga cyasetse nje nta na kimwe ndi kandi harimo uwasetse ngo ikimuga cyasetse urujyo urujyo ninde ikimuga ninde nyine aseko naho uzigo ikimuga cyasetse urujyo wisesengo aha warujyo we ubwo urujyo ma ubaye ikimuga abagabo batatu bagendaga bagiye gukina umwe afite inda nini undi afite uruhara undi afite nta menyo afite noneho bageze mu nzira imvura iguye bajya kugama nuko baritegerezanya nk'uko duhagaze ngako se ubundi ngo nk'uyu ngo ko mbona ikibuga yakikoreye ngo ubundi turajya gukinira hehe wowe n'uruhara ubwo urumva baramujoye arangije ahindukira n'umubwiye ngo ubundi se turakina iki ngo umupira wawe umibe yawe ndinda nini yabaye gatatu undi nawe araseka mwese ndi kubwiye kugaragaza izamu wari ugiye gutsinda ahanga buri muntu yisanze atangiye ari babiri muri aba batatu ubwo n'uwari w'uruhande rwa nyina ya rero yirutse ajya kureba araseka yagiye kuzimya iz'abandi zahiye kandi we ariko wanjye mbona byahiye byarangiye ariko rero kira yigeze no kuvuga ko kurya hose ari umuti aka kantu ni akantu ke aka kantu ni akantu ke kabisa indyo imwe izo ndyo zirya inzuzi none se indyo imwe umuntu se sagira indyo imwe n'ubundi umuntu agira indyo imwe nyine na nundi tera kirongore niyo mpamvu uhora uvuze ngo umuntu wese agwa n'abantu bafite ngo bura ngo hari ukurya resitora ukuntu buryo kurya resitora muri resitora bateka ukuntu hari ukurya resitora no kujya mu rugo kurya resitora no kujya mu rugo resitora uryamo iki mu rugo uryamo iki oya utamenya iyo resitora bajya byose si ibiryo resitora ni bitandukaniye indyo muri resitora itandukanye n'iyo mu rugo itandukanira iyo mu rugo ihoraho buri gihe ariko resitora ujyayo rimwe na rimwe ariko buri gihe oya ari byo bigezweho wajya ureka kumvirana ariko umwaka cyane ni kipashije muremure aha baragezweho naye mfite amatwi nese ushatse kumbwira ko wowe ujya mu rugo gusa ntabwo ujya ukatamo resitora zabaye nyinshi muri kano gasantere resitora naryo mu hano ni resitora naryo mu hano ni iyi nyashi ziba zikeremba areruye ako byorajya ukinyerera mu cyamo naye nkabona ni uruhinja kumbi kira uyu ntabwo ari umwana mugendana kandagiraho niho kandagireho aho uzi boro iki ni ikirenge kandi cyo ndebe nanone uzi boro ziri muri boro iri muri kare ubwo basuhuzanya batyo oya imizigo iri mwana imizigo murya imizigo wamenya ari ibikizo we ntiyakubwiye resitora bikarangira ivayemo ngo nyashi yama unamutipe niyo mpamvu batabonanitse wikorera imizigo myinshi mani ni muto uragaragaye niyo mpamvu gereranya niko gataye ibimwonka turabyumvise n'ibitindaho hano turi kugaragaza impano iyo ni iya kabiri none karasha iyo ni iyindi mpano ariko ni inyihishamo ariko ngo byashoboka aracyirwanirira aracyashaka kuvuga ko itaragaragara buriya rero njye ari igihe turi bwa mwari kwivamo jya baraza ngo turi imbohe zabo turi bo naho tuva tukavuga soka imitwe iri mu busa zakayo nawe atangiye kwimena inda n'ibindi araza kubivuga aho uza kugira amahirwe niba muri bora we muri nyashi yabonye niba yizamuka jado ntabwo abonye aba ari amahirwe ahubwo arashaka gutuma yimena inda wamugana ikimbabaje
Ikikubabaje. ahagaze mwana ari ahantu iyo nkuru nayiguyeho nge buride zabaye nkeya agafumbire ntikakiboneka ahubwo niyo buje ngo buzameze nk'inyakagari kandi ari buride ubwira ni mubi gusesengura bya niko we ya bintu mba ndimo ndabyumva ariko ngiye mbwira neza Ibyo turakunze bajyaho rero. Ahantu ndabona haraza guca uwambaye. Impano ni nyinshi aha ngaha nizo kurya za nyashi nazo zajemo. Oya ariko humura ni ukuvuga ngo kira narari indi mpano yatubwiye ubushize bivuge niba nari babwiye urumva ntabwo ikiri ibanga ntabwo ikiri ibanga kira rero yaravuze ngo buriya ngo ntibagire ubwoba ngo n'imfizi zabura ngo nawe yabara ngo bamuha ngo yabara ngo kansubiriremo kariya kansubiriremo kira senta ntabwo nabyogeye hose byose ni mu mutwe ubwenge buri mu mutwe si hagati y'amaguru yewe mpamvu ndajya uzirikana iyo nkuru ubwo nakira rero mani we numve ko byabwiye biracyahari ariya nkasubiremo yego ariko baraza kubona abantu bagira barambura amaboko bahari se irambara amaboko amaboko aramburwa n'abagabo abagabo nibo bagira gutya bakivuga ayo iyo nkirakwica wa kagabo we iyo nkirakwica wa kagabo ntabwo inyisha kandi nanjye ndi umugabo nzakubangura kuri ibihogo by'Imana karase cyakora pe navuyemo ikimasa cyiza ikimasa gifite amazina nk'ay'intuze ikimasa bita kirasenta gitare kibarambi wanyu baragutashya ari umumaranyundo abanyabujya gasubiremo imisenyi imisingira kuzura akayira nshuti bakunzi bajyaho rero urukundo ruganza iteka mu bantu tuzajya dufata entertainment tuyihuze n'urukundo kuko byose bibaho kubera urukundo aka firi ndahari cyane ndakwiteguye aka kanya yego ubonye amahirwe yego yo kubaza Justin nk'ikibazo kimwe kitagira icya kabiri ni iki wamubaza ni byinshi namubaza ariko ndamubaza kimwe nanjye nivuze kimwe cyonyine utamubaza byinshi ukamugora ko yari muri kibonara kibona ariko n'ubundi ngiye yagikenyeye cyiza nawe uri ku gitenge warumbeshye ndimo ndashaka kukibona muri isanzure ndimo ndakibona mu hano mu kirere yego ubusanzwe witwa Justin amubajije izina karabaye Justin yego ndakubajije ni ukuvuga ngo ubusanzwe mu buzima bwawe uri umumama ndashaka kukubaza ikibazo asinye kubaza cyangwa uransubiza ndagusubiza mbaza okay ubusanzwe kuri iyi si harebye ukabona gutya mbega ndacyafite amaso urahweza sibyo nawe urasaza waba mu bintu byose wabonye ku isi yaba ari ibintu yaba ari abantu yaba mbese ari abantu n'ibintu hagati aho ngaho muri ibyo bintu ukunda ni iki ibintu n'abantu njyewe nkunda abantu kuko abantu nibo bakora ibintu koco uyu mugore twakora njyewe nkunda abantu kuko abantu nibo bakora ibintu ubwo akunze umuntu ibintu biba byaje njya numva ngo abantu nibo bakora ibintu niko uvuze ariko hari n'akandi kanjye numva ngo umuntu akora ibintu nagwaye amahirwe yo kumubaza ikibazo kimwe oya ndashaka gusesengura iki kibazo nshaka kumva ibintu ambwiye niba ari byo uhura abantu bakora ibintu ariko nyuma ibyo bakoze nibyo bibakorera ngira ngo sibyo ra oya ubundi urukundo ruganza iteka mu bantu yego urukundo ruganza iteka mu bantu rekera wansubije nabyumvishe wanyemeje yego yes wowe aka kanya tuguhaye amahirwe yo kubaza firi
ikibazo kimwe wamubaza iki umubaze kwanza Firi ngewe ikibazo cya mbere nkubaza uri umusore umbajije cyangwa urubatse okay nawe ujisho rya kwihera ndori yavuze aha uriya wavuze bwa mbere uwo uriwe rero yego uwo uriwe wese ikibazo nshaka kukubaza watubwiye ko ukunda impano yo kuririmba mu buzima bwawe ni iki ikumarira hagati y'uko twebwe hano ngewe ntekereza neza ko urukundo ruganza iteka mu bantu kuririmba n'urukundo mu bantu hagati aho ngaho n'iki wabimpurizamo uri kuvuga kuririmba n'urukundo wabimpuriza ute kugira ngo biganze mu bantu okay hagati aho ngaho ndabwira abantu ariko batari single niyo ndibubwire nawe ndubwira ndi bari single umuntu utari single umuntu ufite umukunzi yaba umukobwa yaba umuhungu abo nyine turi ku ruhande rwanjye nk'umuhungu n'abandi bahungu nyine ngo n'abasore bavuze yego ni ukuvuga ngo nanjye impano yo kuririmba ukuntu ishobora kuba yamfasha mfite umukunzi hagati aho ngaho iyo nagiye kumusura iwabo mu rugo ni umwari rwose bimeze neza nshishamo kurimbura akaririmbo mbega nkabona aratekanye umutima nkabona mbega arishimye yego urukundo yego aha Pasi ubundi wowe tugezeho bihogo by'Imana araha tuguhaye amahirwe yo kumubaza ikibazo kimwe wamubaza iki yewe nta nubwo mbitindaho bwira nk'ubu uhawe amahirwe yo kuba wasaba ikintu kimwe kikugirira akamaro wasaba iki ugisaba nde nyine haba habonetse ubundi bugisabe habonetse usabwa njyewe mawe amahirwe ati rwose saba ikintu kimwe mu buzima kiri bungirira akamaro wasaba iki kiri bungirira akamaro amanga ngiye kuba nka mwana wabwiye ngari umuceri ngari ibirayi ngari ifiriti ngo n'ibishyimbo ngo watora iki ngiye ngo natora inyama n'umuceri ngiye nyama ntazo ari zirimo ngiye rero ikintu numva nasaba ikintu numva nasaba akashobora nkomye uzi ko ari ikibazo ubwenge mana nasaba nibura kuba nakumva nyine igihe cyose muri njyewe hari igihe mbangamiwe cyari ikintu kimbangamiye nasaba nibura kujya ngira inema yo kuba ibintu bimbabaje cyangwa bimbangamiye byahita binarangira vuba singire muri njye singire ikintu kibi cyangwa se ikintu kindakaje kiguma mu mutwe wa nyine nkahora numva ewana ni smart nkeye nta bintu by'amastress mbonye umuntu wampa icyo kintu uretse ko ntajya ari imana nta wundi wakora ibyo bintu icyo kintu nicyo njye nasaba njyewe ari nkenge babwiye icyo kintu nahita nsaba ubwenge butuma mbasha gukora n'ibintu bidashoboka buri kintu cyose bidashoboka ubwenge bivuze ngo uraseta wuzuza bivuze ngo ntabwo ugira njyewe uramutse mbashije kubona ibyo byose buriya mpamvu umuntu ntakubabaza cyangwa kubangamira nawe ugahita wumva ko muri umwanya kubangamira ufata umwanzuro wo guhita namubangamira icyo gihe nyuma yaho ingaruka uza guhura nazo mani ziba nyinshi gusumbya uko wari bwabyihorere ntihagire ikintu ukora rero njyewe ndabona ko namaje kubona biriya bintu nyine nkaza kubona ko mbashiye kubishobora hari ibintu byinshi njye nakungukamo binarenze ubwo bwenge urimo uravuga n'ubwo bwenge ahubwo nambufite kuko mani kwihangana ibintu biba bitoroheje mani uzi ko umuntu akaza gufata mu ishati ukamureka akakuneneka kuzamura agace kasi ukaruma ikibazo cyakubayeho n'ubundi ni kontrol byose ni mu mutwe mani wafiri ubwenge rero tugira twebwe mani bugira aho bugarukira yego urumva urabona nk'umuntu wakoze indege ikabasha kugenda hariya oya drone nta birenze indege zose ziguruka mu kirere yego buriya bwenge bwe hari aho bugira mani bugarukira njye rero ubwenge navuze nasaba ni ububasha gukora ibintu nyine birenze aho twebwe turebesha amaso yabo uratekereza icyo cyo ari umuntu uwo ari wese wagishobora ndetse oya ntabwo wasabye nabi nyine wowe nashaka kumwumvisha ko mani hari ibindi bintu biryoshye kandi twakwiye oya ni nkanjye ariko ni nkanjye ntabwo ari nkawe namwe niba bibabaza muzasubiza
Kira nawe tubarize amazi bikomeye ndakubaza byose urumva atanze ruswa twamanutse. Okay, Pasi, oya urabona kuri iyi si turiho turi abantu bangahe? babiri Mu bantu babiri. Oya ntacyo wenda ntacyo ni babiri sibyo? Ariko mu bantu babiri wowe ufite uwo muri kumwe, yego uramutse wenda wisanze kuri iyi si, kuri iyi si ari njyewe ntawe tisigayeho twenyine. Kandi man nyine urumva niba witonze rata hari warumenyera ubuzima ufite abandi bantu mu burimo nyine mu busangiye winjira mu nzu ukajya ubusangamo wasohoka ukagira ubwira iki n'iki ukisanga ni kirareka ukisanga iyi si tisigaye turi abantu bariri njyewe nawe wakemera kuyibaho wenyine cyangwa wakemera kuzikabana na Kira mukabana nk'uko abanagana iki n'iki Yakira nkurikije ukuntu niyumva nakubeshya nsanze turi uwa babiri ntabwo naza Kira ntabwo naza tumubaze impamvu oya ariko ungiye n'undi nayo ngimufite uwabanaga n'umuntu sibyo kandi Imana service nyinshi yagufashaga nawe ukageza umufasha ubwo nyine ubwo Kira nawe afite amufashaga ntabwo nzaho yagiye n'uwawe nuko ariko Kira asanzwe arya hose n'ubundi yaba hari oya ariko Imana twavuze twisanze muri uwa babiri ku isi apana kwanga mu gihugu ku isi turi babiri ku isi yose ku isi apana mu gihugu ku isi apana mu gihugu muri uwa babiri muri uwa babiri muri uyu n'uyu muri uwa babiri ntacyo byumva ko bishaka turi uwa nyina n'uwa urashaka rwose ko mwamuhinduka Adamu na Eva yewe n'igihe dushobora kuba wenda ibyo iyo si isi ikaza mu bitekerezo none wenda reka tubifate da kugira ngo mwe mubyumve abari mu zisubwe zizabimamo mu bitekerezo je ratenda kubaza kumva ko mbere nacyo guhaye nyine kankubaza ko wumva ko hari service nyinshi ukeneye kandi utabasha kwiga kandi ukabuze ikeneye pe ubona ko kiriko byagenda rwose ibikorwa by'Imana kucyumva ko wowe wakemera kuba wenyine nyine wazimpaga yazijyanye sigaranye izanjye ntabwo ngomba kuzihaga nyine waba hute noneho koco uyu mugore twakora bitwaye iki yabaye nkawe umugabo yagiye gutereta umugore w'undi mugabo yaramutereta umugore yewe nubaho umugabo wanjye sinshobora kuba icyayi umugore aza kurwara bibaye ngombwa abaritahiye wa mugabo yahakaniye yicaye ahantu abaricaye ati aho ntundorera agahira ati nta nubwo mbabajwe nuko yatabarutse mbabajwe nuko akijyanye yarakinye kikaba gipfuye ubusa hariya reka mubwire yewe nuko Kira mbajije ikibazo njye nabonaga muri gushaka kunsubiriza kuki mutashakaga ko nsubiza uko niyumva ko twabahaye urubuga rero ngo yanga ubwo ngo zikumiyeho yasoma izindi ubundi ntizakiwe hari umuntu ukizirwara kandi kabonye kazamuka kagakomeza mu musatsi ko n'ubundi zimera ari uko zumye zimera ari uko zumye oya zimera ari uko ukoze iyo zikuze niko zimera abo ndi kuzumva jewe kandi nazo ngo zimeneka mu mpeshyi zakayo zakeusi niwe tugezeho urabona urasagutse ndasagutse wowe hitamo umuntu umwe muri abo umubaze ikibazo ni nawe uri bukubaze kandi njyewe ikibazo ndakibaza Pasi ikibazo mubaze ngo positive na negative nabimenye wari usanzwe ubizi n'ubundi impamvu nshaka kukubaza sibyo hari ikibazo ugeze kubaza Kira nicyo nshaka gukomoza wamubaje ati mwuba bagusabye kinumva wifuza ukeneye uri bugihabwe ni nk'igiki njyewe buriya mbazanye gusobanura icyo kintu urimo uragenda utaramenya bagutumye naransobanurira kandi ntacyo icyo kintu reka babwire buriya njyewe mbona ari amafaranga ati gute ibintu byose mani byabaye ni ibikene n'inkundo utagira ngo
uzaza suri fake nifite ibiceri tuzahurira ubwo nyine tuzaduhuza jere nasaba amafaranga ubwo ni wowe reka nkubwire icyanjye Mutuyimana yavuze ngo aba ubundi wakunda abantu hanyuma ibintu bishakwa n'iki bikorwa n'abantu njye rero icyo nasaba ubu ndi single sipoza ko ndi single ndi umukobwa umeze neza hari umwezi utangira kugira ngo single and such rero ikintu nasaba paradizo y'urukundo nkavuga Imana nshaka umugabo mwiza unkunda naye nkamukunda ku buryo nzajya ngira gutya akansama ngiye kugwa hanyuma akagushushanya akanshushanya hanyuma namara kumubona ya mafaranga aruri kuvuga umuntu usaba abashije kunshushanya azananirwa gushushanya akira nawe nkamwishyura rero biragoye oya ntugusaba icyo kintu ntabwo cyari gihari ni icyifuzo mwavuze ngo saba ikintu kandi uragihaye cyose ari umuntu bitabimana hari umuntu twamwirengagije ariko ntihite akiguha niyo mpamvu icyo yasabye ubwo yagira nakibonye rero nakisabira ibiceri none se ubundi oya ariko ntabwo ari akubaza wowe azana Zakariya mubaze ngukira ni kuba ikibazo kijyanye n'abana ariko mbere yo kumubaza reka nzamubwira akantu gake yari hariho umuntu ukaza ko akaba ari umukire ufite amafaranga abaturanyi bagira ikibazo kohereza y'amafaranga bagira ibyago nk'ayagiye gutabara kohereza y'amafaranga umunsi umwe arwaza umwana aza gupfa amarire gupfa abantu nabo bari nta wigeze aziwe ahubwo yaratakaza ati nagize ibyago abantu bagateranya uduceri bakagira gute bagasohoka batibuye ajya gushaka abari bucukure babandi nabo bahakagiye gucukurira wa mwana kuko nabo bohereje amafaranga nabo bagatanga amafaranga birangira umuntu amwomye ku mutwe biba ngombwa yuko ateranya abantu basaba imbabazi yerekana yuko kubaho n'ubana icya mbere urukundo rwanze iteka mu bantu aho umuntu ni urukundo ruruta byose wakana imama umwanya ngo mubaze undi sinjya kure yavuze ko yasaba amafaranga rwose amafaranga bayaguhaye menshi yuzuye nk'hano duhagaze biba byiza n'ubundi kubaza umuntu ku kintu yiyumvamo wumva muri ayo mafaranga baguhaye wagira n'iki kikunezeza ikintu kimwe naguramo cyanshimisha ikintu kimwe naguramo njye cyanshimisha mu challenging nagenda hari umukobwa wenda wakwigira muri Amerika itonde hari umukobwa wananiye nkamugura urwo rugo rurahiye urwo rugo ni Rwanda baho oya yo waguze ikintu kikuva ari uko ukigurishije cyambere n'urukundo oya erega icyambere urumva ko icyambere ari urukundo ushobora kurugira urugiriye akishakira amafaranga akijya muri Amerika se oya Zaka urukundo ruganze iteka mu bantu ubu rusigaye rugurwa tubenye dusambusa utuntu twambotori mu bana natwo tuganze reka mbaze ubwire nzaza kureba inama kandi nabyo bigezweho bite Range Rover wowe uze kuri moto ubwo se tuzahuza imibare gute erega ushobora kuza ufite iyo Range Rover ariko nta rukundo ufite nawe ahubwo akamukunda akurikiye bya bintu mu by'ukuri ni wowe nawe udahuza ariko njyewe nakwiyizira kuri Matabaro nakwiyizira kuri Matabaro mfite urukundo urumva isambu sigaze mu bantu ndabubwire buri tujye twisanisha n'ibigezweho none niba ari byo bigezweho amafaranga se nta gihe na kimwe amafaranga yigeze asimbura urukundo reka wa mwana umfata duhane twagutanze kubona izuba n'ubundi erega ntabwo ndi bukora oya ntabwo ndi bumurenganye nanjye kera ndagatora amashashi bitorosho nabaga nzi ko nta mandazi abaho yampaza yari umwana none turabona ko icyo cyiciro ari mu mana nabati ngene kucuza nk'amandazi nayarya bro mbere nacuza amandazi none narangiye ipaki mwana usanga ipaki ari inyungu y'amandazi abiri abari abiri ndavuga ngo nindya amandazi nkahaga
inyungu n'igishoro ko biri buze kure bagenda Ugiye gukura amafaranga nawe nabyumvise. none se genda jya kureza kare mani faranga faranga ni mutema kweli mani nshuti bakunzi bajyaho rero murabona ko ibinanga bishyushye tugiye gusoza iki kiganiro ariko buri wese agiye kubakubitiraho akenya kamwe aryo yuvuga urwenya rutubije sa Kenya akenya kagandi bajya barwe nkoro Akenya. oya ako ngako akenya ni akaravumba kavura inkorora Na Kenya kahari. umenya uvura inkorora okay ubundi wanyu bariya buri wese agiye kubakubitiraho urwenya rumwe dusoza turatangirira kuri indi reka reka mbatangirire umutwa yapfushije umugore noneho abantu baza gutabara nyine bya bindi bisanzwe murabizi ko ari umuco abaje gutabara bararira abandi bakikunenga hasi batuye umuntu agiye ateguye ariko bareba umukwe bakabona ntari kurira umwe mu nshuti zanjye ati katsindwe warize wenda gakeya rira uwo ngwarire ngo ari wabo w'umugore batabona ko bose nta urupfu umwana wabo ushobora kuba ufitemo uruhare ati oya ntuzawe ati buriya rero ati njyewe buriya ndize narira nabi bambwira bati ihangane urire nabi ariko mani urire nibura niba hari n'ikintu bizeho ku rupfu rwe ariko wenda bakimubwira kurira aratangira arariza ati yewe data we ati umugore wanjye ati ko namukundaga we ati ikintu ajyanye we none ndashwera icyo Ibabuzangira zishyura. abantu bateye batikatsindwa baturi kurira nabi koko byore twageze akayo je narwo ndi mu makubiti nubwo ndaye mu makubiti akantu k'Imana urangiye rero akantu kandi k'Imana uramfite kugenda nk'abakire twagiye rero ubwo ugenda nk'abakire uranaseka nk'abakire ubundi bakaba banatangiye guhagarara nk'abakire kugira wegeka akaboko ku ihondo buriya ndagenda nk'abakire mbaze n'umukozi niba inka zanariye nose ndabona umukozi ari uriya bose yaje isa bose inose zari Reka inka ntabwo yizahirira. ase wa mwana ubu urabona guhora nk'ukari ayo mafaranga yawe urabona nayo ipantaro uzongera kuyabona Ugata nzigira iwacu wese ko bateka neza. wati dogo icyana gifunze umutwe ushaka wanata Nawe urigeze urabyanga. Gumya kate nyine bizangira mucite nigende. aho mwana cyane umuhemba simeke Turo tanu zurumva harimo ibyana bingahe. hasigayemo 2 kubera amafuti yawe boss uyu mukadogo wawe ngo arya n'ibyana ariko urabyumvise Ibyana vuze n'iby'inyoni. umva ibyo ni akazi Agora amahumane. ibyo ni akazi ke wabigeraye numvise ari iby'ingurube niko najya bijya kuko Trump se ko yabikenemuye kinini yarajya hagarika Ibyana by'irite. urakoze cyane ako boss we yitwaye nabi boss anashyizemo ubumuntu buke imana kuko atumye cyo nabitanga kuri ibi uwo mukatagira boss nawe ikibazo wumvise firi ubwoba wagize ngiryama ngo bitera iki ashaka kubwira ko uyu boss ni w'inzara uzi ko namubonye boss ni w'inzara ni birindwi byenye nasigaye ujye utarakuramo ni birindwi byonyine mubyasigaye mu okay kirasense ndashaka reka tumwite reka njyewe ntacyo ndaza kureba utundi bubakorere none ndakina akaguru kamwe ntakibazo basi uri ready kudukubita akantu k'ubwenge umugabo yari afite umugore n'umwana izina rye ry'iripagani nibwo ni izina yiswe n'ababyeyi bamwise Munyo
noneho bafata igihe cyo kujya kumuhatirisha baramwigira ndetse ko muri gutuma nseka kandi ntabwo nshaka ko bisetse mwebwe noneho cyarageze bajya kumubatirisha bagezeyo bamwita Jean Baptiste ubwo amazina ye ni Munyo Jean Baptiste bataha bageze mu rugo mu kirori barishimye bazanye inzoga baranyoye barabahaye ibiryo ubundi nyir'urugo afata ijambo ati bashyitsi bahire basangwa mwicare mugwe neza mu rubanza rw'umwana wanjye Munyo ibi biryo byatekewe Munyo kabaye inzoga nazo zengewe Munyo munywe munezerwe mu byo mwishime nagiraga mpamagare madamu wanjye ahari azabereke Munyo abataragura inzoga nimusohoke tunywe twihanganye nakiriye mugore wa ntabwo tuyireba curanga Kenya ariko ihanga ryari iry'uko bya bintu yateguye byari bike ati burya ninkora aka kantu barahaguruka bagende nuko urubanza rurarangira ikigali bari nagugereza ko uyu usigaranye ariko nimwe muzavuye muzaza niko ye wowe ra usigaranya kuka oya ngiye karabaruhura umukobwa yakundanye n'abasore aba babiri barangije abahungu aba babiri bakunda umukobwa umwe nawe abakunda arangije abahaga nikihe arangije bashyira hagati arabwira ati ubu rero hagati he umwe yari ahagaze imbere ye ariko yerekeye hariya nundi mbese abasore bombi bo bari berekeranye noneho we ahagaze ku ruhande asa nk'ari ku ruhande yajyamo hagati ngatagira uwo yerekera undi akagira harimo umusore unanutse hakamo n'undi ufite nyakubahwa imbere yiwe mbese nka ndimbati na nyagahene mbese kumva rero uwo musore ndi buhitemo njyewe n'uri buceze tugahuza iki gice cyaha ngaha hepfo ariko noneho umuziki bawukubisemo noneho byabaye baceza baraza bakajya guhura noneho bajya guhura wa wundi unanutse umukobwa yashakaga uriya unanutse ariko noneho bakoresha ikizamini kugira ngo uwutsindwa nyine yikure noneho umusore ubyibushye agaceza yajya guhuza akamujombinda agayimujomba birangira musumarinda yabaga iri imbere inda yabaga iri imbere akayimukozaho arabyinaga reka tuvuge ibintu uko biri niba arabyinaga gutya akamukozaho inda ubwo yamuteraga inda kandi ari mu ruhande rw'abandi kandi atari uko bigenda nuko baraceza birangira wa wundi kumutera inda asanga amutereye inda mu ruhame biba ngombwa ko yikura kuko wa wundi we ntanda yamuteye byarangiye icyari umuziki cyavuyemo gutera inda byarangiye inda mu ruhame wa wundi utabasha kuyitera nyine ubwo urumva yahise avamo none nyamwunga akamutera inda kandi yarayimuteye ubwo nta kintu wumvamo ubwo urumva undi yaragifite amakompetisiyo aho ngaho ko nanda mfite bundagira nte hari igurwa apo zanyereka isoko inda bisaba ko utagira isuku kuyifite oya inda nanjye niyo mvuze inda twagiye kuri firi ko ninza mvuga firimbi nabyibagiwe firimbi wajyana none kizajya kugira bigende neza ujye uzana firimbi nuyitamira uzahita wumva ko ntandukanye nayo firimbi ntabwo nayitamira hari ikintu badatamira bakayivuza firimbi arababaye kirawe ntayo ako ndabona uri kwibaraguza nk'uyifite oya yanjye asigaye kwa Rafati buriya rero njye ni ibisanzwe cyane ariko wowe no kukureba birasekeje cyane mu rwego rw'anyerera bisekere ubwawe nawe ukomeza ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo nabona urwanya mbabwira gusa nyine ariko bro uretse gato ni ukuri pe njye nakubonyemo impano nakubeshye izina ry'Imana ni ibintu
umuntu yishakamo kandi bigakunda buri wese yagira impano bisaba gutinyuka akajya imbere y'abantu ngo urabona imbaga turi kumwe yose hakaba abantu gutinya ariko nyine kubera confidence nyinshi buri ufite confidence naho biyawe irataka of course okay no kuvuga ngo rero n'ubusanzwe n'utuntu wishakamo kandi tunakunda cyane yego icyo ndi bubagezeho n'ubundi ni ya muzika yanjye nayo turayemera we aho buri gutinda urareba niyo Bosco yaririmbye ati ndabihiwe ndabihiwe kutangiye kubihirwa ukiri umwana okay bijya bibaho kubera ko kubihirwa nk'uko kose ajya guturuka ku ndobo nterwa Imana ishimwe ubwo bataraza kubitisha kuya nimba indobo ni wumviriye abashyiramo amazi oya indobo ni yayo natwe turi bakuru umuntu ageze ahamanuka kandi atwaye moto atera indobo bifite akazi kandi asigara yaka niyo ndobo wowe moto ahubwo niba uri robiye ni moto urumva utabaye moto uruguru bahita bavunanisha nagiye kubihirwa utaraterwa isakuza abantu bima mwateraniye kugira cyane ndambihore twagiye irandimo ndabihiwe agitangira gukira ndabihiwe oya itangira cyane ubona kabyinira mu mutima nuko arimo kugakura neza bakandi no kuvuga ngo fiti biryoha oya yo ni rofure no kuvuga ngo itangira ivuga byo kubiha byabishye muri shaka muzamurene oya no kuvuga ngo niyo nkunda niyo Bosco niyo nkunda oya iyo ndirimbo ubwayo ndabihiwe ivuga karaye kibaye ikigori ugibagiwera ubutaha tuzagaruka arimo kwijijisha ariko bazaza ndi muntu kanya bangaruka kera sente yavuze ko ari wowe umutemeri ariko birangiye bidakunda unongeye kugira ngo mbemeze njyewe umuntu wese uri hano nagira umuraperi ambwira mute muraperi indirimbo Jay Paul njye niwe nemera Jay Paul narebe ntabwo oya nawe mbwira wawe jewe se njyewe ni Bushari Bushido nawe reka ndamukubwira mvuze ngo iki buriya ndamukubwira reka mukubwira ego wa murundi we murundi amajide buraka njye tenje yumva umunsi ukuze wowe hajyaho twagiye kuri Suputon Amaji ijya sopo wowe ntabwo uramugira wowe ninde Bushido turahera hara ku giso amajide buraka nabura amajide buraka sendanga iyi korabo ndayikora ntera Amaji tangira umuntu umwana w'umuntu twagiye wowe umuntu usoma itonde mana ntabwo umumbwi mureke mite mbavanga indi itonde nzagaruka ku mubatizo cyangwa se nje mu kiriyo uri igisoposopo uri igisukari majyane Mariya we kugasima haduteraga agahinda navuye muhira ngeze inaha ngo ndiniga ikizere kigenda cyose kiyoyoka abanyizeraga bamfata nk'igihomora sinari nanze materasi uko navutse buheta nafashe umwanzuro ubuzima mbwambika impeta niko kubibeta bamwe banyita umugeta nubona tsamaza kankatirutire kareka mfata umwanzuro bamwe tusamburo niko guhiga amayisha mbacaka ifunguro nambye nambura inkono hanze nanura bakupimeje ubujugu mu gifate ngicyo musaza arataka byaye byo kajya na ndi mashaye mukara twarahuye nako kabaraza nuzihebe azaza vuba kandazaza nabonye muhira nigira gasimba sigwara ubu ntashaka ubuzima no ubuzima sha twatuntu twabana niba na Eddie Kenzo na Eddie Kenzo big style stamina aho hari n'igihe Jay Paul oya ariko buriya musaza none reka ngusaba koroshye ndashaka kumbyinira Mariya Rose Mariya Roza Mariya kugira ngo biryohe sibyo Mariya Roza kugira ntuze Mariya Roza yewe ndohoza Mariya wowe ugiye gukora nushaka kwibizine mu mutwe bugumya noneho mwunamisha njyewe itonde niyo namwunamisha sinayimushyiramo kuko ntiyabisaziye
arashaje afite ikibazo cy'umugongo nayimushyemo ko ntiyajyamo nanjye naramubwiye gatabena kuko nasigaye abyinaga kubita ibiti muri super okay ngaho twagiye Maria Rose ubu se wayishyiramo ibi bitoki n'ibinini ntabwo yamukwira wapi nini nanjye naryo nsanga ntiyajyamo nishyiramo ushaka gusanga ntiyato ugasanga kuyivana marinda kujya kwa muganga twagiye Maria Rose amusore njyewe mumfashe nibura ndi mukoma mukome nazi okay nese we radio bari no mubyina ko musaza wanje Maria sinye umusore maisete la bamba Maria gutya none hari akandi kantu kajya kubyina ngo oya hari akantu ejo bundi yakoze ari kugenda nyine akanyereza nk'aka Maria Rose kano kagute ye akano kavumu yewe gutya yewe ya kabisa wafiri genda araza ubwo yagize bose mitamo mu jipore oya reka tukuvireho rimwe uri gusoza jipo no shaka indi mbumva ni iyi ko natangiye batabyumva nkazamuka batabishaka nababwiye ko nzaba uwo nduyu bamwe bafata nkaho ndi kurota ndakurura bakurura urabapiyora jipo my god kabakamani guma yewe wafiri ubu ngubu ni wowe nihebye kwa ko mwanya bagiwe ariko kuko aha kiraturuna mwatsi bakanyibariza ubu ngubu umutemeri wari kuburiya none byanze erega nijye bishakaga bishyirireho umutemeri natwe nge ndimo hagati sha yego hagati y'iki inoze okay riya yego okay indirimbo zinagize nayizanye rwose wewe yego muberedi numvaga bangiza busente ariko ndikubona nibutse ndahari yego you exist okay yeah ndatunze rwose mfite byinshi ndajya nkasigaza yewe nkanabimena ariko icyakubwira uburyo nzarigeze ku muce ndaberwa rwose bidasanzwe isura yanjye ikurura benshi ariko icyakubwira uburyo mu mutima wanjye hasa iki gitinyiro kitamesha amahoro ndabona n'akamaro gifite tarakumwa konyine wow utavuze ngo ako yabinje gute twabirinde wabona nyine ko ndabiwe inshuti bakunzi bajyaho rero murabona ko aba bahungu n'abakobwa harimo KDB ambabarire cyane Ezashe aha na Kira Center na Pasi na Justin na Fili murabona ko najyaho ariko haza gutanga imirizo nk'iyibagirwa murabona ko dufite impano zitandukanye twabasetsa twabaririmbira twabakinira ubutaha none tugarukana imbere ya kamera ibi bintu byose tugaragaje ahangaha tuzagaruka tubahereza ko bigira abagabo azaza yagize yego dore ntabwo nangikira nagukuye kugira ngo uze kunyegereza dore ko gasa kandi niba byara dore nibo bikomoraho utivayo mindangamuntu nuko aho hasi muri comment rero harimo umwanya wanyu muzamukira muri ibitekerezo byanyu mwatugira inama mwadusaba se gukorana natwe imiryango irakinguye hano ni iyo wageze hano ikiri ku mutima wawe cyose wabuze aho ugaragariza upfa kuba udasebanye cyangwa ngo utukane ni karibu
muri mangara muhango bidafite abo bisesereza ati ntihagire uruhamba rwongera kumeneka shado ayo mazuru bazayakoresha umunsi warebye usanga afite manini wowe kintu rimeze cika umutwe atazawiyambaza bamwitonze tumugira inama ati igihe rwose umuriro ubuze mana gigira gutya gatatu atagukanda maze kamugabikira nawe kumura kugerana gukora buri kumubona ubona zakesera ira kipe ya batatu kuko ni komeza ako naye komeza arashaka kubwira ciceka oya nakomeze urumva arashaka kunjomba komeza ajonje bose busegera ansigaza ndinde akase nagusigaza ako bandom ninde wundi muntu nigiza nsiga ku isi ngo udusigana tuyo jya kwa muganga barebe ko ugifite ubwo arashaka kubya babiri uyu nawe reka naho bwakereye uyu nawe reka ngeze zakaye kumbwire kuri zaka wowe wagukuramo wenda ntikumugeza ntiwakuvanyamo kabiri ariko umuntu ashaka kwifashisha aho bikenewe umuntu akora igiti cy'ubuhabuzi akajya guhanuza amapera guhanuza dorarezi ari umuntu uri kubona ashaka kubona ikintu mubuza ntabwo sinzi ko nkaza kayo urumva ushaka kumureba kamwitegereza kamwete zakawe niyo utakambara inkweto ko ari kwireba kandi wari uvuze utumurebe ushaka kumureba zakawe niyo utakambara inkweto n'ubundi kirenge cyawe gikomeye nk'akabona ku isekuru no nkaja wahita nk'amenyo afite manu ukajya mu ibrite yere ahantu amasenzera gapfe nawe gahambirwe gakubwe n'umurugo yanze gahunda yo gusesera ntabwo yatwitumye nuko ari ukuntu umuntu w'umuteye utundi kimukwiriye umwanjye kamubwiza ukuri ubu mwanya urebye mbona miki nibatse ko njya mbona bayishakana man nanjye mfite umutwe umeze nk'aka kagoro ko mu gishanga gitabo nigashoka ariko ngiye kujya mutazi wawishe ntagatinze nta ngito ni ikiremba ni iki wenda byara bakubise bikoreye umutwe ntabwo ikiremba oya muhe neza muhe nyina sha muhe uwo mutwe wanje sha reka mbwira babonye aya ni watermelon wamubonye kubera yuko afite umeze nk'idegede cyagamye ahantu hagati mu nsi arimo akagira ngo wanjye ni watermelon nakubeshye twasoje ubundi ubwo ibintu byo urabizi jado urabizi ese urabizi ntabwo mbizi je mwari kumwe nitwa Jawe Jado Artist Official nkaba nari kumwe na Mr Free Jasper Pasi nakazi kawe niba utamuzi nakazi kawe mushiki wawe yaturagwe n'abadama senta bihogo by'Imana ntukazibabeshya murakoze cyane turabakunda ciao ciao bye bata munyana Jao Jado Artist Official ku isonga